urumva ko imbere si heza ahubwo imbere ni habi. Uko tugenda dusatira iherezo ry'isi niko isi mureba igenda isaza, igenda ikika ku iherezo. Imiryango imirasenyuka buri munsi, abagabo bari guta abagore, abagabo bageze mu rwego rw'uko aribo bari kwahukana kurenza abagore, agasiga umugore akajya kuba mu kindi gihugu. Ubukene n'ubutindi niko burimo kurushaho kuba bwinshi mu isi. Indwara zikomeye zitigeze kubaho mu isi uyu munsi nizo zirimo zirabaho. Iyo tuvuze gusaza ku isi kandi ntabwo tuba dushaka kuvuga cyane ubutaka, ibiti, amashyamba n'ibindi. Ubusaza ni uburi mu bantu. Abantu barashaje mu mitima yabo imbere y'Imana. Abantu batwawe buhuminyi n'iby'isi, abantu batwawe buhuminyi na Satani. Ikindi cya gatatu kigaragaza ko isi igeze ku iherezo ni iki ngiki: amahoro aturuka mu kwizera Yesu, kuko Yesu yageze muri wowe nibwo ubona amahoro. Niba abari mu isi bose batarakira Yesu ngo bamwizere, nta mahoro azigera abaho. Ntabwo UN ishobora kuzana amahoro. Umuryango umwe bw'amahanga wasimbuwe n'umuryango w'abibumbye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Umutegetsi w'igitugu Hitler yahise ashora intambara ya kabiri y'isi yose. Ubwo se amahoro barayazanye, umutekano se wo barawuzanye. Iyi ntambara yamaze imyaka igeze muri 5 hafi 6. Kera twaryaga inkoko imaze imyaka 2 ipima inusu gusa cyangwa se ikiro. Ubwo yabaga ari inkoko yariye neza, wahirya ukumva ukumvira ryoshye. Uyu munsi turi kurya umushwi umaze ibyumweru 2 uturazwe mu mashini. Uyu munsi imvura irimo kugwa mu kwezi kwa 10, uko kwezi kwa 9 kwavuyeho. Ntabwo abantu bakitegura guhinga mu kwa 9, basigaye bitegura guhinga mu kwa 10. Mwumva ibihe bigeze, ibiza bisigaye biriho uyu munsi. Kera n'ibyabagaho, ukaba ushaka kumenya ngo ese mu yindi myaka iri imbere ubundi isi zabihagaze iti, abantu bazaba basaba ati, bazaba bakora iki? Dore ngiyi shusho, soma iki gitabo. Bwahereye muri Palestina, bujya mu Burayi, bujya muri Amerika, bujya muri Australia, burakwirabuza muri Afrika amajyaruguru, bugerayo burambuka, bugera hano muri South Africa, Afrika yacu burasirazuba, muri akarere k'ibiyaga bigari. Tuzareba ibi, tuzinjiramo turebe, murebe ahantu isi igeze. Mbega ikintu gikomeye. Ngo mbere yuko Yesu Kristo agaruka nuko abantu bazimura Imana. Iki tuzakiganiraho turebe ngo ese kwimura Imana ni iki? Ubuhanuzi iki Imana yavuze byanga byakunda kirasohora, gitinde gishyire kera. Amagenerasiyo yaveho haza yandi, iby'Imana yavuze birasohora. Niyo mpamvu umuntu wari wese w'ikiremwa muntu akwiriye guhora yigana ubushishoza ijambo ry'Imana, kandi yarangiza akitondera icyo ijambo ry'Imana rivuga. Bishobora kutagusohora wowe, bigasohora ku bana bawe. Bishobora kudasohora ku bana bawe, bikazasohora ku buzukuru bawe. Bishobora kudasohora ku buzukuru bawe, bikazasohora ku buzukuruza cyangwa ubuvivi cyangwa ubuvivure ndetse n'ibindi bisekuruza tutazi amazina yabyo. Ariko urumva ko bisohoye ku maraso yawe, kuko icyo gisekuruza kiba gikomoka kuri wowe. Iyo ari umuvumo ari wowe ubuzanye, bisohora kuri ibyo bisekuruza byawe bigukomokaho. Iyo ari umugisha nabwo bibasohoraho. Iby'Imana yavuze byatinda ntibijya bihera. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Yesu ashimwe cyane. Twongeye kubasuhuza nanone kandi inshuti zacu, bene data mwese abera muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ku migabane igize isi. Turasuhuza abari ku mugabane wacu wa Afrika, kampere nibuza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwese abadukurikira bari hano mu Rwanda, turabashimira cyane umwanya mufata mwumva ijambo ry'Imana, kandi Imana ikomeze kububaka iciye mu ijambo ryayo. Turasuhuza rero abari mu majyepfo, majyaruguru, basirazuba n'iburengero bwaryo. Turasuhuza abari muri South Africa, abari Uganda, Kenya, mwese abatize mwumva ikinyarwanda, abakongomani bari hano Goma. Reka mvuge ni amahoro y'Imana bane namwe. Hanyuma turasuhuza abari Zambia, Mozambique, Malawi, Zimbabwe, South Africa, Central Africa. Mwese mukurikirana ubutumwa bwiza, mujya muduha feedback muvuga ko mwafashijwe. Imana ikomeze kubaha umugisha. Twambutse hakurya y'amazi magari, tujye ku mugabane w'Uburayi, abari muri France, abari muri Mayotte, mu kirwa cya Mayotte, abari Belgique, abari Norway, abari muri Irlande, abari mu Bwongereza, abari muri Sweden, n'abari muri Swiss. Mwese tubona mudukurikira, Imana ibaha umugisha. Turasuhuza rero kandi abari muri Amerika, muri states zitandukanye, mwese mukurikirana ubutumwa bwiza, Canada, Australia. Mwese tubasabiye umugisha w'Imana kubw'umwanya mwiza mufata mwumva ubutumwa bwiza. Jewe ugiye kubaganiza uko bisanzwe, nitwa Jaric Ikingeneye. Hanyuma tukaba dufite ministeri yitwa Revelation Ministry, kandi ikaba ifite ni televiziyo ikora kuri YouTube itambukaho ubutumwa bwiza. Reka uyu munsi tugaruke tuvuga ngo
tusa nkaho tugiye gusoza ariko nubwo bikiri birebire, ariko uyu munsi turagaruka mu gice cyacu cya 13 cy'ibyahishuwe, aho twizemo ibintu byinshi, twizemo byinshi. Twize iriya nyamaswa izamuka iva mu butaka, uburyo Satani ari kuyifashisha, ari we wayihaye imbaraga n'ubutware kugira ngo yifashishe mu kurwanya urubyaro rw'umugore ari ryo torero rya Kristo, ndetse no kurwanya bari mu isi bose bajijisha kugira ngo batizera, bahere mu rungabangabo cyangwa se bahere mu mwijima, be gukizwa bitewe n'ibintu byinshi by'imitego agenda batega kandi biryoheye umubiri nabyo umubiri ukaba ubishaka, bigatuma ari byo barangariramo, hanyuma bakazatungurwa nuko isi irangiye cyangwa se isagarutse bakarimbuka. Turi kwiga rero iyi nyamaswa, twavuze ku mitwe 7 yayo, tuvuga amahembe 10 niyo duherutse kuvuga. Ari amahembe twabonye ari ibihugu 10 byari byarahanuwe na Danieli ko bizakomoka ku ngoma y'ubwami bw'abaroma. Hanyuma Yohana ahabwa ibyahishuwe muri cya gihe kiriya ngoma y'abaroma ari nayo iriho, iyo iyoboye isi, niyo yari iriho kandi niyo yari iyoboye isi. Hanyuma ya mahembe arongera yabona, marayika aramubwira, Yesu aramubwira mu byahishuwe 17:12 ngo ntabwo yari yima. Uyu munsi rero twabonye ko aya mahembe ari byo bihugu 10 biri ku ngoma kuko biri mu muryango w'abibumbye. Twavuze amazina yabyo. Wowe rero waba ubonye ikiganiro nibwo bwa mbere, turagusaba kugira ngo icyo kiganiro kirebe ko twavuze amazina y'ibyo bihugu, urebe nawe imyaka yari iciyemo, kuko Danieli ahabwa buriya buhanuzi ni mbere ya Yesu mu myaka 500 na mbere ya Yesu. Murumva ko ni kera cyane. None bisohoye muri iki kinyejana cyacu cya 21 nyuma ya Yesu. Murumva ko ubuhanuzi icy'Imana yavuze byanga byakunda kirasohora, gitinde gishyire kera, amageneration yaveho haza yandi, iby'Imana yavuze birasohora. Niyo mpamvu umuntu wari wese w'ikiremwa muntu akwiriye guhora yigana ubushishoza ijambo ry'Imana, kandi yarangiza akitondera ijambo ry'Imana rivuga. Bishobora kutagusohora wowe, bigasohora ku bana bawe. Bishobora kudasohora ku bana bawe, bikazasohora ku buzukuru bawe. Bishobora kudasohora ku buzukuru bawe, bikazasohora ku buzukuruza cyangwa ubuvivi cyangwa ubuvivure ndetse n'ibindi bisekuruza tutazi amazina yabyo. Ariko urumva ko bisohoye ku maraso yawe, kuko icyo gisekuruza kiba gikomoka kuri wowe. Icyitonderwa rero, iyo ari umuvumo ari wowe ubuzanye, bisohora kuri ibyo bisekuruza byawe bigukomokaho. Iyo ari umugisha nabwo bibasohoraho. Iby'Imana yavuze byatinda ntibijya bihera, biraboneka. Rero murebe namwe igihe Imana yavugiye ibyari amahembe, Daniel yarareretswe inyuma iyo ngiyo mbere yuko aza mu isi. Yohana yongeye kuyerekwa mu kinyejana cya mbere nyuma y'ivuka rya Yesu. None bisohoye mu kinyejana cya 21. Reka mvuge ni mu kinyejana cya 20 kuko umuryango w'abibumbye washyizweho, ni nabyo tugiye kugarukaho aka kanya, washinzwe mu 1920. Icyo gihe rero ntabwo witwaga umuryango w'abibumbye, witwaga umuryango w'ubumwe bw'amahanga. Uyu muryango watangiye ugizwe n'ibihugu 63. Wari ufite intego nyinshi. Muri izo ntego nyinshi harimo intego 2 bari biyemeje. Intego ya mbere ni ukubungabunga amahoro, iya kabiri ni ukubungabunga umutekano, kuzana umutekano mu isi kugira ngo hatongera kubaho intambara y'isi yose. Ibyo uyu muryango wiyemeje rero ubumwe bw'amahanga ntago wigeze ubigeraho. Uti kubera iki? Kubera ko nta mwana w'umuntu ushobora kuzana amahoro mu isi. Amahoro atangwa na Yesu. Ijambo ry'Imana tubwira ngo Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Rwandiko Paulo yandikiye Abefeso 2:14. Yesu niwe utanga amahoro, niwe mwami w'amahoro. Nta mahoro yo mu isi. Bibiliya iravuga ngo nta mahoro umunyabyaha, mu gihe umuntu atarihana ibyaha, mu gihe umuntu atariyezwa, mu gihe umuntu atarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ntago ashobora kubona amahoro. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 20 igice cya 57:20 haravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana yanjye ivuga. Amahoro aturuka mu kwizera Yesu, kuko Yesu yageze muri wowe nibwo ubona amahoro. Niba abari mu isi bose batarakira Yesu ngo bamwizere, nta mahoro azigera abaho. Ntabwo UN ishobora kuzana amahoro. Umuryango umwe bw'amahanga wasimbuwe n'umuryango w'abibumbye nyuma y'intambara kabiri isi yose, kuko ibyo umuryango wa mbere wiyemeje ntiwabigezeho. Uti kubera iki? Mu 1939
umutegetsi w'igitugu Hitler yahise ashora intambara ya kabiri y'isi yose. Ubwo se amahoro barayazanye, umutekano se wo barawuzanye. Iyi ntambara yamaze imyaka igeze muri 5 hafi 6, yatangiye muri 39 irangira muri 45. Nibwo hasi hashingwa uwundi muryango usimbura wa wundi, ariko ni wa wundi ariko waje ufite amatwara mashya n'imikorere mishya itandukanye n'iy'uwa mbere. Usibye ko muri za ntego wa mbere wari ufite n'ubundi n'iz'umuryango wawe mu gihe waje ufite UN, niyo turimo turavuga amahoro n'umutekano ndetse n'ibindi byinshi, kuko harimo bafitemo imishinga myinshi munuza muri uyu muryango, umuryango utabara imbabare n'ibindi reka twe kubyinjiramo cyane. Ibyo rero turabigarukaho mu kanya turi gusobanura uburyo Amerika n'Ubwongereza ari wo mutwe wa 7 basabye ko haremwa igishushanyo gihagarariye bwa butegetsi bwose kuva kuri Misiri, Syria, Iraq, Iran, Greek ndetse na Roma, harimo n'uwo mutwe wa 7. Uwo mutwe wa 7 wari w'Amerika n'Ubwongereza nibo basabye ko haremwa igishushanyo cy'ubwo butegetsi bwose. Icyo gishushanyo rero twakigarukaho n'ubundi kuko turasanga ari iyi miryango ibiri yabayeho, sibyo ko turawita umuryango umwe kuko n'ubundi bafite intego imwe. Tugiye kuganira gatoya dusome ijambo ry'Imana. Impamvu turi kwiga ubu buhanuzi nuko dushaka kugira ngo twite ku gihe duhagazemo. Iki gihe turimo kimeze gite, gisa giti? Ese ikiri imbere hariya cyo ni igihe kimeze giti? Hari imbere dutegereje ibihe bimeze bite? Hari abajya bavuga ngo ibyiza biri imbere. Ase koko niko bimeze? Ibyiza biri imbere? Jewe nkurikije imyaka maze mu isi, ntabwo nigeze mbona uko imyaka yagendaga iza yangiye kubaho habaga ibyiza, ahubwo ko iyo myaka yose uko imyaka igenda iza niko ibibi bigenda byiyongera, uko indi ishira hakaza indi niko ibibi byiyongera. Ese koko hari imbere hari ibyiza? Ibi ngibi twabyemera tubibajije nk'umusaza ugize imyaka 70 cyangwa 80. Niwe wakubwira mu myaka ye akiri umusore w'umugenda, akiri ingimbi, akiri umwangavu, ndavuga umukecuru, wakubwira ibihe byabo ko byari byiza, agata kwereka uyu munsi ibihe bibi turimo. Mu gihe wowe w'urubyiruko uvutse ejo bundi ubona ko iki gihe urimo ari cyo cyiza, ariko nawe nyuma y'imyaka 30 40 ukiriho, undi uzavuka icyo gihe uzamubwira ngo igihe cyacu twarimo nicyo cyari cyiza, umubwire ko icyo turimo uzaburimo icyo gihe ari kibi. Urumva ko imbere si heza, ahubwo imbere ni habi. Uko tugenda dusatira iherezo ry'isi niko isi mureba igenda isaza, iragenda ikika ku iherezo. Ibyago biragwirira mu isi, byinshi biragenda bigwira, inzangano, ubugome, kudakundana kwaruzuye mu bantu. Ubu umuntu wese ni nyamwigendaho, imiryango imirasenyuka buri munsi, abagore barata abagabo babo, abagabo bari guta abagore, abagabo bageze mu rwego rw'uko aribo bari kwahukana kurenza abagore, agasiga umugore akajya kuba mu kindi gihugu. Ubukene n'ubutindi niko burimo kurushaho kuba bwinshi mu isi. Indwara zikomeye zitigeze kubaho mu isi uyu munsi nizo zirimo zirabaho, kandi ibyo byose byarahanuwe mu kinyejana cya mbere, byahanuwe n'umukiza wacu Yesu Kristo. Kandi aravuga ko ibyo byose uko tuzabibona biza birimo kugaragaza ko isi igeze ku iherezo, kandi biza bigaragaza gusaza ku isi. Iyo tuvuze gusaza ku isi kandi ntabwo tuba dushaka kuvuga cyane ubutaka, ibiti, amashyamba n'ibindi, no. Ubusaza n'uburi mu bantu, abantu barashaje mu mitima yabo imbere y'Imana. Abantu batwawe buhuminyi n'iby'isi, abantu batwawe buhuminyi na Satani. Ibyo bigatuma batabasha no kuba bacunga isi, cyangwa se batuma isi idahura n'ibibazo. Ntabwo mureba barimo kwirirwa bavuga ibihugu bikomeye, bavuga ko akayunguruzo k'izuba kamaze kwangirika. Kubera iki? Kangijwe nande? Kangijwe n'ikiremwa muntu. Izi nganda ziri mu isi ziri hirya no hino
n'ibindi. Uko imvura imiragwa iki gihe siko kera yagwaga. Kera imiryango abantu batangiraga guhinga sezo ya mbere, ukwezi kwa 9 abantu baga batangiye guhinga. None uyu munsi imvura irimo kugwa mu kwezi kwa 10, uko kwezi kwa 9 kwavuyeho. Ntabwo abantu bakitegura guhinga mu kwa 9, basigaye bitegura guhinga mu kwa 10. Mwumva ibihe bigeze. Ibiza bisigaye biriho uyu munsi, kera n'ibyabagaho. Uburyo imvura imiragwa ikazitana abantu benshi, amazi agasenyuka, kera n'ibyabagaho. Ibi byose turi kubyinjiramo kugira ngo tubereke aho isi igeze. Niba uri umuntu utekereza ufite ubwenge, nawe wicare utekereze kuri ibi bintu. Ibi byose ni urukundo rw'Imana, kuko Yesu yabanje kubitubwira, abibwira abari mu isi. Dufite igitabo, iyi niyo shusho yose, ishusho y'isi yose iri muri iki gitabo. Niba ushaka kumenya ishusho y'isi, uhereye kuri generasiyo yo mu kinyejana cya mbere ukageza muri iki kinyejana turimo cya 21, ugakomeza mu bindi binyejana, niba Yesu Kristo azaba ataragaruka, ukaba ushaka kumenya ngo ese mu yindi myaka iri imbere ubundi isi izaba ihagaze iti, abantu bazaba basaba ati, bazaba bakora iki? Dore ngiyi shusho. Soma iki gitabo, gisome. Urabona imbere hariya hari abahanuzi bakunda kutubeshya cyane, ariko n'abahanuzi b'ibinyoma ko nabo Yesu yarabahanuye, abasezeranya abantu iby'isi, abababwira ngo ibintu bigiye kubaho ngo mu gihugu cyacu ngo ni iterambere, ngo ibiki. Iterambere ry'umubiri itandukanye n'iterambere ry'umwuka, kuko uko twebwe tubwira abantu ngo iterambere ry'umubiri yego riraza, ariko se kuza ririmo gukiza ubugingo, ahubwo ubugingo burimo buragenda burokama, buri kurimbuka. Nirize ariko risange nawe ukijijwe. Kandi iryo terambere nubwo tuvuga ngo ni ryiza, ntabwo ari ryiza. Urugero nabaha, kera twaryaga inkoko imaze imyaka 2 ipima inusu gusa, cyangwa se ikiro, ubwo yabaga ari inkoko yariye neza. Wahirya ukumva ukumva iraryoshye. Uyu munsi turi kurya umushwi umaze ibyumweru 2 uturazwe mu mashini, nta nubwo ari noneho ari n'inkoko yawuturaza. Uwo mushwi waturazwe mu mashini, waraririwe imashini niyo yarariye iryo gi, ni nayo irituraze. Ibyumweru 2 ukaba uri gupima ibiro 3, ibiro 2 bakaduha ngo turye. Ubwo ukambwira ngo nibwo turi kwinjira mu byiza, ngo iterambere ni ryiza. Aho niho havutse za ndwara, ibi birwara by'ibyorezo mo murabona, kanseri zabaye icyorezo, diabete, hypertension. Mbega hari byishimo kuza, kera bitari ibintu bikomeye. Murebe za hepatite B, hepatite C, murebe indwara nyinshi zirimo ziraza. Murebe iyi ngiyi coronavirus n'ibindi bije, haje ya mbere none haje coronavirus ya kabiri, hari n'ibindi bigiye kuza birenze ibyo ngibyo. Ibyo byose ni ibintu byahanuwe. Yesu yaravuze ngo nimubibona mukabona ibyo bitangiye kubaho, muzararame. Ubutumwa bwo bwanditswe na Luka igice cya 21 umurongo wa 28, muzararame mwubura imitwe yanyu, ngo kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Twavuze ubushize, twagaragaje ibintu bine nanone nk'ibimenyetso bikomeye biranga cyangwa se bigaragaza aho isi igeze. Icyambere twabonye nuriya mutwe wa 7, ubutegetsi bwa 7 twavuze. Uyu mutwe wa 7, Amerika n'Ubwongereza, ndasubiramo, nibwo bwa mbere n'ubwa nyuma buri gusohoza imenyetso yo kugaruka kwa Yesu, isi karangira, cyangwa se Yesu agacyura itorero rye. Ubwo ni ubwa mbere. Uyu mutwe muzirikane, mbega ube mu mutwe wanyu, muhore mutekereza. Icya kabiri kigaragaza ko isi igeze ku muhero wayo, nuko muri Matayo igice cya 24
umurongo wa 14 uwo ni Yesu wabivuze. Yaravuze ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko isohore. Ikibazo twari twavuze tugomba kuganiraho tukanakibazaho, ese ubutumwa bwiza bugeze hehe mu kurangiza isi yose? Ko Yesu yavuze ngo nibugera ku mpera y'isi azagaruka. Ibi ngibi uyu murongo nzagaruka ku ndi munsi, aho tuzaba turimo kureba ese ubutumwa bwiza bugeze he, bwatangiriye he, none uyu munsi bugeze he. Tuzi ko ubutumwa bwiza bwatangiye Palestina muri Israel, none turebe uyu munsi aho ubutumwa bwiza bugeze. Turebe uburyo bwakwiriye isi yose, bwahereye muri Palestina bujya mu Burayi, bujya muri Amerika, bujya muri Australia, burakwirabuza muri Afrika amajyaruguru, bugerayo burambuka bugera hano muri South Africa, Afrika yacu burasirazuba, muri akarere k'ibiyaga bigari. Tuzareba ibi, tuzinjiramo turebe, murebe ahantu isi igeze. Ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose. Nyuma y'ubwo butumwa imperuka izahera ko ize. Aha tuzinjiramo neza turebe noneho rero. Ikindi cya gatatu kigaragaza ko isi igeze ku iherezo ni iki ngiki. Icya gatatu twabonye ni biriya bintu byabereye Sodomu ni Gomora, ubutinganyi, kuryamana kw'abahuje ibitsina, umugore ku mugore, umugabo ku mugabo, umukobwa ku mukobwa, ndetse harimo no gusambana n'inyamaswa. Ibi turabivuga kugira ngo wowe udukurikiye nshuti, Yesu aragukunda, akaba nayo mpamvu yatwicaje imbere y'iyi kamera kugira ngo tukuganirize, tukwereke isura y'isi, tukwereke n'igihe cyayo isigaje, hanyuma turusheho kwezwa. Isodomu ni Gomora twabonye ko icyamanuye Imana ikaza kubarimbuza amazuku, umuriro n'amazuku. Niki? Ni ubutinganyi. None twabonye ko ubutinganyi isi yose yamaze kubwemeza. Amerika barabisinyiye, barabyemeje, bategeka ibigo byose ko bagomba gukurikiza icyo kintu. Niba rero ubutinganyi bwarembejwe ku isi yose, ibihugu bimwe na bimwe bikamaze gusinyira iryo tegeko, n'ibindi bikaba bicecetse bitavuga ngo turabirwanya. Ntabwo bigeze batora iryo tegeko, ariko kandi nta nubwo barwanya babikora. Bikaba bigezeho bijya mu madini, Anglikani igice kimwe cyayo cyarabyemeje, Katolike yarabyemeje. Jewe ubwanjye mu minsi yashize nagiye Uganda, aho nabonye abatinganyi bari mu muhanda bafite ibitambaro barimo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wabo w'ubutinganyi, barimo kuvuga ngo nibabarikira uburenganzira bwabo. Bamwe bambaye amajipo y'amakabutura, kera twabyitaga ngo ni jipe kilote. Ubwo abo ni abagabo ariko b'abagore, hakaba n'abagabo babo rero bapedana. Murumva isaha igeze, narabibonye ndikanga. Imana itinzanira burya igihe Imana igusura ugahita ubona isi kuguye hejuru. Imana iransura inyereka uburyo yarimbuye Sodomu ni Gomora, umujinya wayo wakongerejwe Sodomu ni Gomora bitewe n'imidugudu ibiri gusa. None uyu munsi isi imaze kwemeza iki kintu. Murumva isi igeze hehe? Icya kane kigaragaza ko isi igeze ku iherezo ni iki ngiki, nuko Yesu yagaragaje ko abantu bazimura Imana. Na Pawulo aje arabigaragaza, agaragaza ko abantu nibamara kwimura Imana ngo isi izarangira. Reka nongere icya gatanu. Icya gatanu nuko yavuze ko urukundo ruzakonja. Ubushize ubwo mperuka nabaye nk'usubika tujya muri iki cya 13, twari turimo turiga ku mafarashi ane avuga mu byahishwe cya 6, harimo ifarashi y'umweru, ifarashi y'umukara, ifarashi itukura cyane ndetse n'igitari gajutse. Ibi twabyize tubijyanisha n'ibimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu. Hanyuma dusa nkaho dusubika kugira ngo tubanze tujye kuri iki gice cya 13, nitukivaho tuzagaruka inyuma duhera ku gice cya mbere cy'ibyahishwe. Icyo gihe twaturimo turigisha ibimenyetso birindwi by'ingenzi Yesu yavuze, twizeho cyane. Aravuga ngo nimubibona muzamenye ko isi irangiye, muzamenye ko ngarutse. Twari tumaze kwiga 5, hasigaye 2. Ibi bimenyetso birindwi byari ibi. Icya mbere ni abigisha b'ibinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma. Icya kabiri ni inzara. Icya gatatu ni intambara n'imuhazayo. Icya kane ni imitingito. Icya gatanu ni ibyorezo by'indwara. Hari hasigaye 2. Icya gatandatu ni uko urukundo ruzakonja. Icya karindwi abantu bakimura Imana. Bamara kuyimura
Yesu akagaruka. Urumva rero hari hasigaye ibintu bibiri, gukonja k'urukundo ndetse no kwimura Imana. Uyu munsi rero tubonye ko mu kimenyetso gikomeye ari Yesu yarakivuze, ari na Pawulo yarakivuze, nuko ngo abantu bari batunze Imana mu mitima yabo bazayimura. Reka tumaze dusome ijambo ry'Imana, hanyuma tubone uko dukomeza twumva icyo Pawulo abivugaho kubirebana no kwimura Imana. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike. Reka dusome twumve. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice bibiri, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Reka dusome. Haratubwiye ngo turabinginga bene data kuko kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamutananizwa kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge, cyangwa ngo muhagarike imitima nawe mwamubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko bivuye kuri twe, bihamye ko umunsi umwami wacu umaze gusohora. Ntakagira umuntu uboshye uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutarabanje kubaho. Ntihakagira umuntu uboshye uburyo bwose, kuko uwo munsi wo kuza kwa Yesu utazaza kwimura Imana bitarabanje kubaho. Mbega ikintu gikomeye. Ngo mbere yuko Yesu Kristo agaruka nuko abantu bazimura Imana. Iki tuzakiganiraho turebe ngo ese kwimura Imana ni iki? Ese ubundi ni iki kiranga ko umuntu yimuye Imana? Iyo batubwiye kwimura Imana bashaka kuvuga ngo ni umuntu wari ugeze kwitunga, kuko ntabwo wakwimuka ahantu cyangwa ngo uhimure ibintu utarahabaye. Ubwo rero kwimuka kw'Imana mu mitima y'abantu nabigeze kuyigira, kuko abatarayigize bo n'ubundi ntawe yaba yimuka ijya, nta nubwo bayimura gute se kandi mu by'ukuri batarigeze bayigira mu mitima yabo. Ijambo ry'Imana tubwira ko turi inzu y'Imana, turusengero rw'Umwuka Wera Imana ituramo. Niba turi urusengero rw'Umwuka Wera rero bivuga ngo umuntu wese wizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza aba baye inzu y'Imana ituramo. None ni gute Imana izimuka ikatuvamo? Kandi ngo nyuma yo kwimuka Yesu azagaruka. Nyuma yo kwimuka Yesu azagaruka. Ahangaha niho tuziga neza kandi tuhige twitonze. Ubu butumwa tugezeho burareba bizera. Abatizera bo ikibareba ni ukumenya ko isi igeze ku iherezo. Hanyuma ubu tugezeho burareba bizera. Ese ntiwaba wari mu Imana? Uracyayitunze mu mutima wawe cyangwa ntayigitunze? Ese ubundi ni ibiki biranga ko wayimuye? Pawulo abwiye Abatesalonike yabandikiye bari bafite ikibazo gikomeye, kuko niwe watangije itorero ry'Itesalonike. Ariko ngo bakira ubutumwa babwakiranye umutima wizera, kandi barabukunda, barakizwa, barahinduka, bagira n'ububyutse bwinshi bwo gusenga. Ngo bafata ibihe byinshi byo gusenga. Iyo ugiye kwiga ku mateka y'itorero ry'Itesalonike basobanura ko iri torero abakristo baryo baretse imirimo yabo. Abahingaga barabireka, abacuruzaga barabireka, abakoraga barabireka, ahubwo binjira mu bihe byo gusenga bitandukanye byinshi. Baravuga ati kuko Pawulo yatwigisha tubwira ko Yesu azagaruka, ahane aje asanga duhinga, akazasanga turi mu kazi, twaba turi mu byaha tukarimbuka. Ngo baparika imirimo, bahunika ibigega, bajye mu masengesho. Pawulo rero mu rwandiko rwa kabiri yabandikiye nibwo Yesu abaye ishusho y'ikizaranga kugaruka kwa Yesu. Arababwira ngo mbere yuko agaruka nuko abari bamutunze mu mitima yabo bazamwimura. Gute rero tuzagaruka kuri iki kintu? Bene da, tuzagarukaho iki mukizirikane kandi mu gifati tuzakigarukaho. Reka tubashimire kubw'umwanya mufashe mwumva ijambo ry'Imana. Turasaba umuntu wese ukurikiye ubutumwa bwa mbere gukora subscribe ndetse no gusharinga ubutumwa akabugeza kuri mugenzi we. Dukomeze dukangurane. Mbifurije kuzabona Yesu, kandi mbifurije kwezwa mukiri hano mu isi. Mbifurije amahoro atangwa n'Imana. Reka dusenge. Turagushimiye mubyeyi dukunda, data wa twese mwiza, intwari mu ntambara, umwami w'abami, byiringiro byacu, mahoro yacu. Ijambo ryawe rikomeje kudukangura ritwereka aho isi igeze. Turagusaba kugira ngo ubane na buri wese kubakwizeye,
kandi umuhe imbaraga zo kunesha no gutsinda. Mu izina rya Yesu dusengeye uyu wari udukurikiye akaba yari yaraguye cyangwa se atarakizwa, kugira ngo umumurikire, kuko ubutumwa tuvuze bumurikire, abone umwijima ahagazemo awuvemo, akwakire, kuko muri we harimo byose. Harimo iby'ijuru, hakabamo n'iby'isi, kandi harimo n'amahoro isi datanga. Mufashe kandi mugire neza. Cyagushimiye ko mfashe gusenga, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, turabashimiye kubw'umwanya wanyu mufashe, hanyuma ikiganiro nakagaruka. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.